ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Uko iminsi ihita ni nako ikiremwa muntu kirushaho gushaka kugera ku mibereho myiza n'iterambere ryisumbuyeho. Ibikorwa by'iterambere rya muntu usanga kenshi bitabanira neza ibidukikije. Amashyamba aratemwa, inkengero z'imigezi n'ibiyaga zikangizwa n'ibikorwa bizisatira. Umwuka duhumeka ndetse n'urusobe rw'ibinyabuzima rukangirika kubera ibyo bikorwa bya muntu. Ibikorwa bya muntu biri kugira uruhare runini mu mihindagurikire y'ibihe. Ibi nabyo bikagira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abatuye isi. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bigerwaho n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe, kuko iryo hindagurika rikoma mu nkokora iterambere ry'ubukungu bw'igihugu bushingiye ahanini ku mutungo kamere. Mu gushakira iki kibazo umuti urambye, Minisiteri y'Ibidukikije n'Ikigo cy'Igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA batangije umushinga uzafasha mu kongerera ubushobozi inzego za leta, iz'abikorera, sosiyete sivile n'abaturarwanda muri rusange, kugira ngo hajye hakorwa igenamigambi rifasha guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Ni umushinga wiswe NAP, National Adaptation Planning Process mu rurimi rw'Icyongereza, ukazamara imyaka 4. Muri uyu mushinga hatangiye guterwa imigano ku nkengero z'umugezi w'Umuvumba mu karere ka Nyagatare. Hazakorwa n'ibindi bikorwa birimo gusubiranya ishyamba kimeza rya Ibandamakera ryari ryarangijwe n'ibikorwa bya muntu, ndetse hanaterwa ibiti bivangwa n'imyaka, iby'imbuto n'ibiti bivangwa n'icyayi bizaterwa mu karere ka Rusizi. Muri iki kiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye, turagaruka ku bikorwa by'umushinga NAP, ibibazo uje gukemura ndetse n'intego zawo mu kubaka ubushobozi bwo gukora igenamigambi rizafasha mu kubaka ubudahangarwa ku mihindagurikire y'ibihe. Ikaze. Amafaranga y'u Rwanda akaba miliyari 6 niyo azakoreshwa mu ishyirwa mu bikorwa ry'uyu mushinga. Ku ikubitiro uyu mushinga uzakorera mu turere 3 ari two Rusizi, Kirehe na Nyagatare. Ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA kivuga ko ibikorwa bizakorwa n'uwo mushinga birimo gusubiranya ishyamba kimeza rya Ibandamakera, karere ka Kirehe, kongera ubuso buteyeho ibiti haterwa ibiti bivangwa n'imyaka, ibiterwa mu mirima y'icyayi no gutera ibiti by'imbuto hagamijwe kurwanya imirire mibi. Rusizi cyane cyane mu mirima y'icyayi ya Sagasha, aho tuzatera ibiti nanone, kuko byagaragaye ko iyo imirima y'icyayi yatewemo ibiti, icyayi gikura gifite karite nziza kuruta icyayi gitewe ahantu hatari igicucu. Ubwo ibyo tuzabikora kugira ngo twongerere umusaruro cyangwa ireme ry'icyayi gisarurwa muri iyo mirima ya Rusizi. Muri Kirehe tuzakorera mu ishyamba rya Ibandamakera kugira ngo naryo turibungabunge. Ni ishyamba rya kimeza, ubu ryari ririmo rikendera, ariko none turashaka kurisubiranya kugira ngo ryongere ritange wa mumaro turitezeho nk'abanyarwanda, nk'abaturage barituriye. Hano muri Nyagatare murabona ko turiho dutangiriye ku kubungabunga umugezi wa Muvumba, ariko dufite na gahunda yo gutera ibiti mu nzuri z'abaturage, kugira ngo nanone kuko ubushakashatsi bwagaragaye ko inzuri zirimo ibiti niho ugira ubwatsi buhagije, ariko n'inka ziharisha aho ngaho zigira umukamo wisumbuye ku zindi ziba zarishije ahantu hari izuba gusa. Uretse gutera ibiti, hazakorwa ubushakashatsi bw'igihe kirekire bugamije gutuma abaturarwanda babona amakuru y'iteganyagihe ry'igihe kirekire. Mu gutangiza uwo mushinga ku mugaragaro, hatewe imigano ku nkengero z'umugezi w'Umuvumba mu rwego rwo kurushaho kuwubungabunga. Iyo migano izafata ubutaka iburinde gutwarwa n'isuri yabutembanaga mu mugezi w'Umuvumba, ndetse inatuma abaturage badakomeza guhinga basatira ubuhumekero bw'uwo mugezi. Uyu mugezi ku gice kimwe utandukanya u Rwanda na Uganda. Buri gihe iyo imvura yabaye nyinshi ngo ukunze gutembana ubutaka bw'abaturage ku ruhande rw'u Rwanda. Ni ikibazo gikomereye abaturage bahafite ubutaka. Bavuga ko kubungabunga uwo mugezi babibonamo inyungu nyinshi. Mu by'ukuri uyu murima wari uwanjye, wari umurima munini cyane, ariko uyu munsi bifite n'akababaro. Haramutse havutse gusorera imirima, ubu nasorera 1/4. Ubutaka bundi busanzwe bwose bwaragiye. Hano hari ishyamba ry'intusi narasaruraga, imodoka nkayipakira ikuzura igatwara ibiti. Imigano nyiziho
nzi ko ari igiti kigerageza gufata ubutaka, bivuze ngo nituyitera niramuka ibyaye neza tukayifata neza ikabyara ikororoka, aho iri biragaragara ko ubutaka butazongera kugenda. Ni umushinga mugari ukubiyemo ibikorwa bitandukanye. Uretse kuba uzongera ubuso buhinzeho ibiti, uzanatera inkunga ibikorwa bigamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Minisiteri y'Ibidukikije igaragaza ko kurengera ibidukikije biri kwangirika ubwabyo bidahagije, ahubwo bikwiye kujyanishwa no gushakira imibereho myiza abaturage bikikije. Uyu mushinga ni mugari cyane, ntabwo ugizwe no gutera imigano ku mazi gusa, ugizwe no guha abaturage ibiti bivangwa n'imyaka, ugizwe no guha abaturage bacu ibiti by'imbuto mu rwego rwo kuzamura imirire myiza no gutsura ubukungu mu rugo, ndetse n'aho tuzagenda dushyira amaterasi y'indinganire, aho tuzajya dushyira ya miringoti kugira ngo dukomeze turwanye isuri, tubungabunga ubutaka bwacu, bityo tubungabunga igihugu cyacu. Ishagasha mu murenge wa Giheke mu karere ka Rusizi, benshi mu baturage bakora ubuhinzi bw'icyayi. Uyu mushinga uzatera ibiti bivangwa n'imyaka muri iyo mirima y'abo baturage. Ibi ni mu rwego rwo kugabanya isuri yashoboraga gutwara ubutaka buhinzeho icyayi, ndetse no kongera igicucu muri icyo gihingwa kugira ngo gitange umusaruro mwiza. Abahinzi bagaragaza ko ibyo biti bifite akamaro gakomeye ku kubafatira ubutaka, ariko nanone ngo bizanagira uruhare mu kongera ubwiza bw'umusaruro w'icyayi babonaga. Hari akamaro kanini bidufitiye cyane, nkatwe dusoroma icyayi, iyo ibyo biti bihari tubasha kugamishamo icyayi twasoromye. Icya kabiri, ibyo biti iyo bihari bizana umwuka mwiza kuko tuba dukeneye guhumeka umwuka mwiza. Icya gatatu, ibyo biti iyo bihari bituma ubuhehere burushaho kuboneka kuri ya mirima dukoreramo, noneho igihe cyo kuma kw'imirima ntiyume cyane nk'uko byaba bidahari. Buri ibiti birwanya isuri, ni byiza cyane kubera ko hari nk'aho tuba dufite, hari nk'imisozi isa nk'aho ari miremire nubwo twe ntayo dufite cyane. Iyo hateyemo ibiti bituma isuri igabanuka, ntibe nyinshi, ibya biti bikayifata. Icyo gihe ugasanga ubutaka bw'ahahandi bugize ubuzima bwiza, n'ibirimwo n'igikorwa kimwe kikagira ubuzima bwiza nta kibazo. Uretse gutererwa ibiti mu mirima y'icyayi, aba bazanahabwa ibiti by'imbuto. Umusaruro wabyo bavuga ko uzabuje ari inyunganizi haba ku kurwanya imirire mibi ndetse no kwiteza imbere, kuko babitegerejeho umusaruro uzabahaza bakanasagurira amasoko. Aha niho ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi buhera buvuga ko umushinga wa NAP uje gutera ingabo mu bitugu aka karere mu kuzamura ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Mu by'ukuri yaje ikenewe, irigisha abahinzi cya mbere gukomeza gufata neza icyayi cyabo, abahinzi b'icyayi, ariko nanone bakabigiramo n'inyungu. Hari kungura umuhinzi ku giti cye kubera ko azabona ibindi byera birenze ku cyayi yahingaga, ariko nanone azabonye n'ubundi buryo bwiza bwo gufata neza umusaruro ku buryo n'umusaruro wakwiyongera. Ibi biti kandi bizanahabwa abaturage baturiye ishyamba kimeza rya Ibandamakera, ariko umushinga unibande ku gusubiranya iryo shyamba ryari ritangiye kononekara, abarituriye bahamya neza agaciro ribafitiye. Inzuki zihahamo ubuki, tukabona ubuki, tukabona imvura, tukabasha no kubona ibiti byiza bizana amahumbezi. Rero iri shyamba ni ryiza, riradufasha muri byose. Ubu ryatangiye gusubiranywa haterwamo ibiti gakondo, ndetse hanubakwa uruzitiro rutandukanye ishyamba n'imirima y'abaturage hagamijwe kubarinda gukomeza kurivogera no kwangiza urusobe rw'ibinyabuzima bibarizwamo. Abaturiye iri shyamba bumva neza inyungu ziri mu kuribungabunga. Uretse kuba ryakurura ba mukerarugendo, kuribungabunga ngo banabyitezeho kubarinda ubutayu kuko hazaterwa ibiti byinshi haba mu ishyamba ndetse no hanze yaryo. Ntabwo ubutayu buzaba buhari nk'uko nyine ibiti byagiye bitemwa, ubu hakaba hagiye kongera kubitera. Tuzongera tugira ishyamba nyine hongera hamere neza. Ibiti bivangwa n'imyaka n'ibiti byiza cyane, bituma ubutaka bugira uburumbuke mu kwera, byongera ifumbire, ndetse ikindi kandi bijyanye n'indyo y'amatungo, umukamo uriyongera. Ibiti bya karendanire se nabisha kongera umukamo, bikarushaho kuba abantu babona amata ahagije kandi
za dairy zacu zikabona amata afite ubuziranenge. Usibye ibi bikorwa bitandukanye bigamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage, kubafasha guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe ndetse no gusubiranya bimwe mu bidukikije byari byaratangiye kwangirika, uyu mushinga uzanafasha mu kubakira inzego zitandukanye ubushobozi bwo gukora igenamigambi ry'igihe kirekire rizafasha guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Hazakorwa inyigo n'ubushakashatsi butandukanye buzafasha kubona amakuru y'iteganyagihe ry'igihe kirekire rizashingirwaho mu gushyira mu bikorwa imishinga y'ubuhinzi n'ubworozi ndetse n'irindi shoramari rigamije kuzamura ubukungu. Niba tugira ngo ibi dukora bigerweho birambe, tugomba kubicengeza mu igenamigambi ry'igihugu. Uwo mushinga rero uradufasha kumenya ngo niba hano turi Nyagatare hari kirima itandukanye na Kigali, izo nyigo zirimo, noneho ibyo iyo bimaze kuboneka ubwo twebwe nka REMA cyangwa Minisiteri y'Ibidukikije tuba dufite message yihariye isobanutse dutanga kuri Minicofine tuvuga ngo dushingiye kuri za nyigo hano hakwiriye gukorerwa ibi, ni uko nguko twakagombye gukora igenamigambi ryacu kuva none kugera mu myaka 30 se iri imbere, bijyanye n'imihindagurikire y'ibihe ukuntu izaba iteye icyo gihe. Guhererekanya amakuru y'iteganyagihe ngo bizafasha abanyarwanda kwitegura no kubaka ubudahangarwa ku ngaruka ziterwa n'imihindagurikire y'ibihe ziba zishobora gukoma mu nkokora iterambere rusange ry'igihugu. Ibi nibyo bizafasha kuzamura ubukungu mu buryo burambye. Bizagira ingaruka nziza yaba mu buhinzi. Ubwo n'urugero uvuga ngo nitugire iteganyagihe ry'igihe kirekire, icyo gihe ubuhinzi buzajya bugendana n'ibyo bihe, ntibe gusa kugerageza, ariko bibe bigendanye n'ubushakashatsi bwakozwe. Bizaturinda ibibazo bishobora kuza tutabyiteze. Ni ukuvuga ngo bizagira akamaro kanini cyane ku bukungu bw'igihugu kurusha uko nta kintu twakora uyu munsi tukagenda tutazi ko ibihe bizaba bimeze muri iri imbere. Ishyirwa mu bikorwa ry'umushinga NAP rirakorwa n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA, ariko uruhare rw'abafatanyabikorwa n'abaturage bo mu turere uzakorerwamo rurakenewe cyane kugira ngo intego z'umushinga zigerweho ndetse n'ibikorwa byakozwe bibungwabungwe. Aha niho umuhuzabikorwa w'uyu mushinga ahera asaba abaturage kumva ko ibikorwa byabo ari ibyabo kugira ngo bafate n'ingamba zo kubibungabunga. Ikintu tubasaba nyamukuru ni kugendana nabo, nuko ibikorwa bibi byabo babigira ibyabo, n'ubu buryo tuzabikora nibo bazabikora ubwabo. Tugomba kubaka ubushobozi ku buryo babyikorera bakabigira ibyabo bakabirinda. Uruhare rwabo nuko bo ibi bintu tuje batabibona nk'aho ari umushinga uje kubikora, ahubwo bumve ko ari ibikorwa byabo, ahubwo twe tuje kubafasha. Muri urwo rwego tuzakora n'amakomite matoya y'abaturage aho batuye bashinzwe ibyo bikorwa, bashinzwe no kubirinda no kubibyaza n'umusaruro. Izo komite nizo zizaba zibikora neza, twebwe tubari inyuma tubaherekeza kugira ngo igihe cya projet kizajye kurangira ubwabo babifite mu maboko yabo. Ibi wari ubizi se? Wari uzi ko kugeza ubu ibikorwa byo kwangiza amashyamba bigira ingaruka mbi ku buzima bw'abatuye isi bagera hafi kuri miliyari 3.2, ndetse n'urusobe rw'ibinyabuzima biyatuye nabyo bikaba biri mu kaga, ibindi bikazimira. Ibi kandi biri gutuma isi itakaza 10% by'umusaruro mbumbe. Hafi 40% by'ubutaka bukorerwaho ubuhinzi, ubutaka bwaho buri gutwarwa n'isuri, buri kugabanuka ubundi bugahumana. Ibi bigaragaza ko hatagize igikorwa mu mwaka wa 2050 ukwangiza amashyamba ndetse n'imihindagurikire y'ibihe bishobora gutuma umusaruro ukomoka ku buhinzi ugabanukaho 10% ku isi. Niyo mpamvu gusubiranya amashyamba, kuyasazura ndetse no gutera ibiti biri mu murongo mugari w'ibihugu byinshi ndetse n'u Rwanda rurimo. Ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije mu Rwanda. Reka tugisoreza naho ubutaha. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA.